Turongera turabasuhuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose. Ni nako kandi tubibutsa gukanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose, imari zigurishwa zijyanye n'imitungo itimukanwa cyangwa se zikodeshwa umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko mubimenyereye rero, iyi ni Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa, kandi idafite ikibazo icyo ari cyo cyose. Nk'uko muri kubibona rero ku masikirini yanyu, hari inzu nziza kandi nshyashya turi kubereka igurishwa. Iyi nzu iragurishwa, ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, nta handi, ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe. Iyi nzu ikaba iri hafi cyane ya kaburimbo, ikaba ifite ibyumba 4 binini cyane byo kuryamamo, ikagira dushe na tuwarete 3, ikagira salon, saramanje ndetse na cuisine, ariko kandi cuisine ikaba ifite na stock mu nzu imbere. Si ibyo gusa rero, kubera ko ifite annex igizwe n'icyumba twakwita icy'umukozi, igikoni cyo hanze na stock yacyo, dushe na toilette byo hanze, ikigega cy'amazi, parking na jardin bihagije. Iyi nzu ikaba ifite kandi icyo twita American kitchen, ni ukuvuga ngo ifite cuisine iri open ku buryo uri muri salle à manger na cuisine bisa naho bifatanye, ndetse n'uri muri salo ahareba hose. Ibyo ngibyo rero ni umwihariko w'abanyesuku, ku buryo ntushobora gutunga inzu nk'iyo ngiyo uri umunyamwanda. Ni ukuvuga ngo isuku yo muri cuisine bigaragarira abari muri salle à manger, yewe n'abari mu ruganiriro. Iyi nzu rero ikaba yubakishije ibikoresho bijyanye n'igihe bigezweho, amagipsamu ku maparafo nk'uko muri kubireba, inzugi z'amaribuyu. Mbese ni inzu igezweho kandi iri mu kibanza kinini cyane, gifite ubuso bwa metero kare 400, mu gihe ibibanza bisanzwe ari metero kare 300. Urumva ijana iyi nzu irenzaho, ni rinini cyane. Namwe nk'uko muri kubibona ku mashusho, murabona ko ifite parking ihagije ndetse na jardin. Iyi nzu rero iragurishwa amafaranga rwose atari menshi, ni amafaranga makeya, ikagira clôture nziza cyane y'amatafari ya ruriba. Iyi nzu rero rwose nyabuneka niba ushaka kuyitura kandi ugatura neza, iyi nzu ntabwo ikwiriye kugucika kabisa, ntabwo iyi nzu ikwiriye kugucika, kuko nk'uko nabibabwiye yuko ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon, salle à manger, cuisine, ifite na stock, ikagira parking ndetse na jardin. Niyo mpamvu mubwira ngo iyi nzu iri kuri make ugereranyije n'agaciro k'ikibanza, ibikoresho biyubakishije. Iyi nzu mu by'ukuri ikaba ihendutse. Ntabwo rero natinda ntababwiye igiciro cyayo, kubera ko iyi nzu iri kuri miliyoni 80 zonyine ziri negociable, miliyoni 80 ziganirwaho, miliyoni 80 negociable, cyangwa se miliyoni 80 ziganirwaho. Wakunze rero iyi nzu waduhamagara kuri nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 Si ibyo gusa rero, ushaka kudusanga aho dukorera nta handi, ni mu nyubako ya Centenary House mu mujyi wa Kigali rwagati, uzamutse muri etaje ya 2 ukata iburyo bwawe ugahita ugera muri Nzuri Business Group Limited. Ari nako kandi wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, turabakunda. Nimukomeze mukande subscribe, mukande like, mukore ko kazogera, mujye mubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Ni karibu cyane, ngwino wigurira iyi nzu kuri miliyoni 80 zonyine kandi ziri negociable. Murakoze cyane.